Mwiriwe. Mwiriwe neza. Amakuru ni meza. Burya bwose bikorera amatafari. Amatafari niyo nikorera ndanayabumba maze. Inzu yanjye iherutse kugwa. Inzu se? Amatafari niko kazi ukora. Niko kazi nkora. Noneho rero akazi k'amatafari ndabona ngiye kukagura. Sibwo mbonye akazi kandi. Hano kari kanarangiye. Reka mbanze ndebe n'inzu yo kubamo. Mbese hano ndazibona. Hano nshobora kanyuruka mbanze nyine. Baza boss byo ni ijabo. Sawa. Yakuremye neza. Rero boss wanjye. Noneho inzu yo ndayibonye. Ndayibonye hahandi mba suhazi ndahazi hahandi mba uze kugerageza nimugoroba ndimbuka rone no muri corona biragoye ndimbuka noneho uze kunyimuka ariko ntumpende ntabwo naguhenda mabusha sareka nambara agapfuka rero n'ubuntu nawe ukorera sawa meze neza Sister, it's it. Back at Jackson. Kibamo hano se ushaka iki urabona nyine ndashobora ndi mu kazi nta kintu wamara kanza ngahera zikoma ndabona umeze nabi kamuzane n'ibiryo ndabona mfite inzara nyinshi reba niko babyara umuntu bwa kabiri akira ntabwo wabura jya vuba mfite akazi kenshi ushaka kwisubira mu kazi kanjye jya vuba wari ufite inzara nyinshi ibyo biryo byose urabimaze ntabiri shamara ufite inzara kabisa suhaze ndahazi mabusha ngana ujya kwishyura ibyo kwishyura mu byo umaze kugura resitora se hano ndetse i Kigali hari ibyo ubona ndetse nakubwiye ko hano dufashe imbabare ese ariko n'ubu akazi kavunanye ndavuze ngo uvayo ahubwo wihuta namwe